uyu munsi kacu tugatangiriye mu muhanda. Hari umukobwa uri kwirukanka cyane ndetse ari kwiruka ku muvuduko mwinshi cyane. Ikigaragara cyo hari abantu bari kumwirukankaho ndetse bisa nkaho bari bagamije kuba bamugirira nabi. Gusa umukobwa yakomeje kuba yirukankira ku muvuduko mwinshi cyane dore ko yari ari kubona abantu bari gushaka kuba bamugirira nabi bari bamwegereye kandi nta kundi yari kubigenza uretse kuba yakiruka. Nuko yakomeje kuba yakiruka gusa mu kwiruka ko yahise ko ahungiye mu gashopu kari aho hafi kacuruzaga imyenda. Gusa mu kuhashika yashitse afite igihunga cyinshi cyane dore ko abasore bari kumwirukaho inyuma bari bamumereye nabi. Ese ko yirukanka ndetse agira mu cyumba aho abantu bigerera imyenda bamaze kuba bagura kugira barebe ko ibakwira. Gusa mu kuhagera ese kakubitana n'umusore dore ko umusore nawe yari ari muri icyo cyumba ndetse ari kwigera imyenda aratungurwa cyane ati Yesu Kristo. Umusore wambabariye kukumbabara ntabwo nari bishaka kuba nagira mwahangaha rwose. Ati se mukobwa ko umuntu uri kuza wirukanka byagenze biti? Ati hari abasore bari kwinyurukankaho ndetse bashaka kuba bangirira nabi rwose. Ati nose kuba bakugirira nabi biguhesha uburenganzira bwo kuba waza mu rwambaro ndetse ukansangamo rwose ndi kwambara. Ariko umusore ndagusabye basi mbabarira ntwishe kano kanya ndaza kuba nagusobanurira ibijya mbere basi bamaze kuba bagenda. Nuko umusore yahise kasiga umukobwa muri ako kumba bityo ahita akasohoka hanze. Gusa mu gushika hanze yasanze babasore bari kwirukanka ku mukobwa batari bahashika. Nuko yahise kabwira nyiri iduka ati ntihagira umuntu uzana rwose ari kubaza uriya mukobwa ntihagira umuntu umubwira ko ari hano, umubwire ko nta mukobwa wigeze yinjiramo hano rwose. Gusa mu kubisaba nta gutinzamo abo basore bahise kubaza ndetse binjira muri rya duka. Ati bimeze bite boss? Ati ni sawa rwose tumeze neza, se ko mbona muri kuza mutarwiyambitse byagenze bitaho ni amahoro? Ati yewe ntago ari amahoro rwose, hari umukobwa ubashije kuba yatwiba kandi uwo mukobwa rwose yari ari kwirukanka yerekeza muri izi karitsiye. Turi kumushaka rero kugira ngo basi turebe ko yadusubiza ibintu byacu yamaze kuba yakiba. Nuko wa musore yahise kabaseka cyane ati ariko mwarasaze. Gusa kuko muri kumva ibyo bintu bishoboka kumva ngo umukobwa ari kubiba ndetse kandi muri abasore we hari umukobwa ibyo bintu murumva kuko byumvikana. Ati we rwose boss twari dusize ibintu byacu mu modoka twibagirwa kuba twafunga umuryango wese ko yinjiramo ndetse arabitwara. Ati sha ibyo bintu rwose ntabwo tugiye tubibona ndetse no umukobwa muri kuvuga ntabwo tugeze tumubona. Gusa ari umukobwa tubonye ucano yirukanka ndakeka mwakomeza mugenda ndetse mukareba ko mwamubona. Nuko abasore bakomeje kuba bakwirukanka bashaka umukobwa nyamara bari bamaze kuba bamusiga muri iryo duka. Nuko wa musore yahise ko yirukanka ndetse asubira ahandi yari amaze kuba yasiga umukobwa muri kakumba. Ati se mukobwa kuri kumva nta soni ufite kubona umukobwa umeze nkawe yabasha kuba rwose yakiba abantu? Ariko umusore wambabariye koko nawe byakubaho, nsinzi ibintu byambayeho pe kandi bari abasore baranambeshyeye. Gusa icyabayeho cyo nuko basanze mpagaze imbere y'imodoka yabo gusa nta kintu rwose nigeze mbiba. Ese ko mbona usa nabi cyane bimeze biti? Oya rwose ntabwo nsa nabi ahubwo ni gutya ngomba kuba meze nose ko nta mafaranga mfite kugira ngo mbashe kuba nagura imyenda cyangwa se kugira ngo mbashe kuba nasa neza. Okay none reka nkubwire basi reka dukininge nawe diru. Ati sihe diru kandi? Nuko umusore yahise ko yishyura amafaranga menshi kugira ngo babashe kuba bakambika umukobwa abashe kuba yasa neza. Gusa umukobwa byaramutunguye cyane dore ko umusore yaramaze kuba yamugurira imyenda myiza ndetse ihenze cyane. Ati se musore ibi byose ni ukubera icyo uri kubikora? Ati mukobwa hari ahantu ushaka kuba nakujyana kandi rwose aho hantu harahenze cyane. Rero sinshaka ko basi ubasha kuba wahagenda ndetse ukagenda usa nabi gutyo. None si yo niyo diru wari kumbwira ngewe nawe tugiye kuba twakorana? Ati yego rwose niyo diru ngewe nawe tugiye kuba twakorana kandi ndabizi rwose iraza kuba yagenda neza. Nuko umukobwa bahise kuba bamwambika ndetse bamwambika imyenda myiza ihenze cyane. Nuko wa musore yahise kamufata amushyira mu modoka ndetse mu kumushyira mu modoka yahise kamujyana muri hoteli ihenze cyane. Ati wow, ati musore ko mbona hano hantu ari heza cyane ndetse hahenze amafaranga yo kwishyura ubuze kuba wayabona. Ati rwose mukobwa ntugire ikibazo, ngiye ikibazo cy'amafaranga si ikibazo kuri njye. Ahubwo wenda gusaba kugira ngo ibintu nibuze kuba nagusaba ubashe kuba wabikora ndetse ubikore neza. Nubikora neza cyane araba ari profit kuri wowe kandi nabwo nubikora nabi rwose none ndikubona ntacyo usigaje ikigaragara cyurakennye cyane pe. Rero byishatse kuvuga ko wabikora neza wabikora nabi byose n'amahitamo yawe nyine n'inyungu zawe pe. Gusa icyo naguhitiramo nuko wabikora neza. Ati okay sa rwose nta kibazo. Nuko umusore yahise kajyana nawe umukobwa bajya muri ya hoteli baricaramo ndetse batangira kuba basangira. Ati se witwa gute? Ati ngiye musore rwose nitwa Mwiza. Ati mwiza se koko mwiza wibabaho? Ati no please nakubwiye ko rwose ntigeze nibabara abasore pe. Icyo bakoze no kunyibeshyaho gusa ariko njye ntabwo nigeze mbiba pe.
ati yes nta kibazo ubwo ntiwambeshye, nanjye rero nitwa Freddy. Ati wow, rwose ufite izina ryiza, ufite izina ry'abantu b'abakiri. Ati mfite izina ryiza ariko nyine natunguwe kuba nabona umukobwa mwiza nkawe rwose yifata akabasha kuba yakiba abantu. Ariko Freddy nkubwize iki koko, wambabariye basi ukanyumva kumva ko ntabashije kuba nakiba? Ese koko urabona kwiba byamarira ikindi cyangwa se byabasha kuba byangeza kuki? Aha simbizi neza ndetse nta nubwo nabishidikanyaho kuko ni wowe wiyizi. Gusa nyine ngende kwemera ibyo nabonye ndetse n'ibyo nabwiwe n'abari abasore kuko ndi kubona nyine wari usa nabi cyane pe, ku buryo gutekereza kuri igisambo bitari kubasha kuba byangora. Oya rwose Freddy wibigira birebire, ntabwo ngende igisambo pe, kandi rwose nubwo naba ndi igisambo se kuko kori ufite gahunda ndetse ushaka kuba wankoresha, ni ngombwa koko kunyita igisambo gusa ni nivumbura nkabivamo. Ya rwose mwiza nkuko nabikubwiye inyungu nizawe, wabivamo waberekanye nta profit mbifitemo, icyo nshaka no kugira ngo gusa mufashe ndebe ko basi wasa neza. Aha sana nta kibazo rwose, mbwira iyo deal yawe ndebe ko nayikora. Okay rero mwiza kuntu ibintu bimeze, papa afite imitungo myinshi ndetse papa ni umukire cyane, gusa nyine yanze kuba yanyandikaho imitungo ntarabasha kuba nazana umukobwa ngo tuzashyingirwana ndetse abashe kuba yamubona. Gusa nyine yambwiye ko azasinyira imitungo amaze kumekinga shuwa neza ko mfite umufasha ndetse ko ngiye kuba nashyingirwa. Kandi rwose ngiye ibyo ngibyo nta mwanya mbifite byo kuba najya gushaka abagore, nyine ntabwo mbikunze ndetse nta nubwo binshishikaje. Ariko rwose abasore murasetsa, ubu se kuko nyine uri gushaka icyo washatse umugore ndetse ukareba ko twagusinyira iyo mitungo kubera icyo ushaka kuba wagora so, ubwo ngubwo nyine papa wari gushaka abuzukuru rwose. Ngende umva ufite kumwumva ndetse ukabasha kuba washaka uwo mugore nk'uko ari kubigusaba. Oya rwose we ntabwo uri kubyumva rwose pe, mwiza we ntabwo uri kubyumva ibyo ndi kukubwira. Igihe cyose si ukuba nashaka umugore cyangwa kuba namuzana, ahubwo njye ntabwo bindimo pe, kandi nkeneye amafaranga ya papa kurusha uwo mugore. Kandi nyine yambwiye ko atazigera ampa amafaranga rwose ntarabasha kuba namwereka umugeni. Okay of course bashatse kuvuga ngo rero ukeneye umugore cyane kurusha ibindi byose, kuko umugore ndi kubona ariyo soko y'ibintu byawe byose. Okay fine, noneho rwose ibyo ngibyo ni byiza cyane mwiza, ubwo uri kubyumva pe. Yego rwose pe ndi kubyumva ndetse cyane pe, aho ndi kukumva ndetse ndi kumva gahunda zose kuntu zimeze. Yes nyine ni byiza basi ubwo uri kunyumva, rero niyo mpamvu nanaguhamagaye, niyo mpamvu nyamukuru yatumye nguhamagara. Ati niyo mpamvu nyamukuru yatumye umuhamagara? Ati of course yewe ikintu nshaka kuri buze kumfasha, we turajyana mu rugo ndetse nitujyana mu rugo uragenda umeze nkaho ugiye kuba wambera umugore. Ati what? Ariko Freddy warasaze, ndakubera umugore twahuriye mu muhanda utazi ndetse nanjye ntakuzi koko? Ase wajya ugabanya ubugoryi muko, njye nta mafaranga ndibuze kuba naguha, we turajyana mu rugo, nidushika mu rugo nta kindi kiri buze kuba. Papa wenda mukwereka ndetse mubwire ko ari we mugore wanjye w'ahazaza, asinyira imitungo bite ko birangira ngo uha amafaranga yawe uceho nanjye nceho, bite ko turangizanya, hari ibindi birenze. Ariko shamusoro ushobora kuba wambonyemo inzara ndetse umukumbonamo inzara ukamfatiranya. Rero njye ntabwo ndi uwo mukobwa uri gutekereza pe, njye ntabwo ndi uwo mukobwa uguranwa ibifaranga cyangwa uguranwa ibindi byose by'igiciro. Ariko muko waba umwibone nta n'urusoni ibifaranga, ari n'amafaranga menshi ndetse mukobwa agakwiye kuba wakorera, cyangwa ngire ngusubize kwa bari abasore ndetse mbabwire ko ari we wabibyo urebe kuntu bakugirira nabi. Ati no oya rwose pe, aho ngaho waba umpemukiye Freddy, aho ngaho waba umpemukiye kuko bari abasore nabonye atari abana beza. Yeah of course ntabwo ari abana beza, bishatse kuvuga iki rero? We gerageza wemere deal yanjye nibicamo nta kindi rwose, njye ntabwo nzakugora, nzaguhama amafaranga atarenga miliyoni 5. Ati ye? Ati of course rwose nzaguha amafaranga atarenga miliyoni 5, nyuma no kuguha amafaranga atarenga miliyoni 5, wowe ugende nanjye ngende turangizanye. Ayo mafaranga ni amafaranga macuritse kuri kwigira idage. Ase Freddy mbere yuko njya no muri iyo deal kuko nyigiye mu mbizi, ni amafaranga angana iki rwose uzakura maze atuma umpa miliyoni 5? Uko byase kose rero byanga ibikunda amafaranga uzabonamo ni menshi ndetse yikubya yose rwose uzabasha kuba wamba. Yego rwose pe ntabwo nakubeshya mwiza, ntabwo nakirwa nkubeshya, nzakuramo amafaranga menshi cyane, ariko wowe icyo ngukeneyeho nta kindi pe. Gerageza unyumve ndetse wumve ibyo ngibyo rwose, we nubikora gutyo ndetse ukabikora neza, tipu yawe uzayibona rwose, uzabona amafaranga menshi ndetse bite ko birangira njye nawe dutandukane bibe birabaye. Okay nta kibazo rwose pe Freddy, reka tudiringa ubwo gusa nibirangira nizere ko nta kindi kintu tuzongera kunkurikirana ndetse n'abari abasore ntabwo uri buze kuba wabanteza. We rwose mwiza gutya byarangiye, bari abasore banagiye, ahubwo we gutya laye nawe reka duhite kutujyana ndetse tujye mu rugo. Oya se kandi Freddy ubuse none ako twate ko tujyana iwanyu? Yego rwose mwiza nta birenze pe, ahubwo turi gukerereza, ndabizi neza papa w'ikintu yambwiye ndetse yiteguye neza cyane adashidikanyaho, nuko nimara kumwereka rwose umukobwa tuzabana
yambwiye ko rwose nyine azatakanyemera ndetse ahite kampa imitungo ye yose. Ati sawa rwose nta kibazo, reka tujyane. Ariko se Freddy, ni ukubera iki papa washaka kuba yaguha imitungo ari uko umaze kuba wazana umugore? Sha sinzi principe rwose papa agenderaho, kuko yarambwiye ngo ndafite umugore amafaranga nayaya ndetse nabasha kuba nakora ibintu byinshi by'amafuti. Ati sawa rwose nta kibazo, reka ngiye nawe noneho tugende ubwo nk'uko ubishaka, tugende kwa papa wawe. Nuko barakwereka bidatinze Freddy ndetse na Mwiza bahise ko bagenda bajya kwa se wa Freddy. Gusa mu gushika kwa se wa Freddy bamusanze muri biro ndetse basanze ari gukora akazi kiwe. Ati papa bimeze bitese? Ati Freddy bimeze bitese mwana wanjye? Papa ameze neza ndetse ndakomeye cyane. Ati Freddy uyu ni ndetse kandi muri kumwe? Ati papa rwose uyu nguyu ni girlfriend wanjye ndetse niwe turi gupanga kwa njye nawe twarushinga tukabana. Ati what? Ati wow, mbega ibintu biri amazing mwana wanjye, ko umuntu ufite umukunzi mwiza cyane se? Ati oya se kandi papa gusa ko uri kubona ari mwiza bikabije? Yego rwose Freddy mwana wanjye ufite umukobwa mwiza cyane pe, ufite umukobwa mwiza cyane. Bakwita gute se mukobwa? Banyita Mwiza papa. Ati wow kabisa rwose noneho ndabyemeye pe, izina ni ryo muntu ko kuri mwiza. Papa ubwo se nibyo nturi kumbeshya? Ati no, ubwo se umusaza umwana nkanye kuko nakubeshya bikamarira iki? Freddy noneho rero ubwo umaze ko wanyereka umukunzi wawe, numva rwose nta bindi birenze icyo nakora, nta kindi uretse kuba nagusinyira ndetse nkakwemereza rwose ko imitungo ari yawe ndetse ugatangira kuba wayimanaginga. Ariko se papa na n'ubu rwose sindabyakira, ni ukubera icyo uri gushima ko rwose mbere yuko wasinyira imitungo ariko nabanza kuba nashyingirwa? Ati no Freddy mwana wanjye nibyo bizima ndetse nibyo bikwiye, kandi nawe rwose uko uzagenda ukura niko uzagenda ubibona, uzagenda ubona ko rwose ibyo nkubwira bari ukuri. None se papa kubera iki nyine mama yapfuye ndetse ugakomeza kuba wamanaginga imitungo yose? Ubwo ngiye rwose uri kumva ko nta nyine nanjye nayimanaginga atari ngombwa ko nzana umugore? Ati wa rwose Freddy uyu mukobwa se si umukunda? Ati yego rwose papa ndamukunda kandi cyane. Gusa kibivuga Mwiza atangiye kugira ubwoba, dore ko yaratangiye kubona ko ibintu bishobora kuba biri siri cyane kurusha uko yabitekereje. Ariko Freddy yahise kamufata ukuboko ndetse mu kumufata ukuboko ahita akamuturisha. Gusa se ntabwo yigeze abyitaho, dore ko yatekereje ko rwose ari abana bari mu rukundo ndetse ko bari kwitanana naho bari gutanga keya ku mpande zombi. Ati wow Freddy rwose ndi kubona uri romantike mwana wanjye, ndabona rwose urukundo rufiringa neza, ndabikunze pe. Sawa rero ndumva nagusinyiye, gusa izi mpapuro nsinye imitungo yose rwose nyishize ku mugore wawe. Ati what papa? Byose ubwo kandi n'ibicyunkoze papa, ko icyo wankora bino bintu? Ati no Freddy uyu mukobwa se wambwiye ko mukunda? Ati yego rwose papa ndamukunda kandi cyane. Ati okay, icyo nshatse rero kugusobanura nta kindi, uyu mukobwa rwose imitungo yose ni yiwe ndetse imwanditseho, gusa muzayifatikanya dore ko n'ubundi muzabana kugeza ku rupfu. Rero n'ubundi ni nk'aho imitungo yose rwose ari iyanyu ndetse muyifatikanyije. Rero nta kindi ngusaba ni ukugira ngo mugumane ndetse mugumane neza, nta kindi rwose mwana wanjye mbikoreye, kandi ukomeze kuba wakitegura isabukuru yawe rwose y'amavuko iri mu cyumweru gitaha. Sawa papa rwose nta kibazo nimba ari kubishaka. Nuko se wa Freddy yahise kasohoka muri biro abasiga aho ngaho ari babiri. Gusa Freddy yahise ko yegera Mwiza ndetse atangira kuba yamwaka za mpapuro. Ati rero Mwiza ndumva ibintu byose birangiye ndetse twabyumvikanye, reka tugende ndetse tujye kwa noteri bino bintu rwose abihindureye imitungo yinyandikeho, nawe ngo amafaranga yawe rwose nkuko twabyumvikanye ibintu birangire. Ati no, uretse wikwirukansa ibintu rwose. Ati ubu ngubu rwose utangiye kuba wanshaka ndetse utangiye no kuba wankenera, ndabona utangiye kuba wanyikundishwaho. Ati hoya se kandi Mwiza wifata ibintu rwose ubyiyegurire nk'ahari ibyawe, wowe urabizi rwose aka ni akazi wahawe ndetse nta n'ibindi rwose, sinzi impamvu uri kubikomeza ndetse ubigira birebire. Biri impapuro tujye kwa noteri abihindure ngo amafaranga yawe diyo rwose irangire, bite ko birangira dutandukane. Ariko rwose nawe Freddy wajya ushishoza ndetse ukamenya ibintu neza. Ubu se kuko rwose bino bintu tubikoze none papa wawe yahita akabimenya ndetse akamenya ko ari imitwe, kandi rwose urumva papa wawe rwose amenye ko rwose ari imitwe wamukinnye, simpamya neza ka nyine icyizere yahita akakigutakariza pe. Kuko wanamugane icyizere cye yahita akagitakaza pe. Gusa ko wamugana ibyo bintu ari byo rwose nibyo Mwiza, ibyo bintu rwose nibyo, reka tube basi tubihisha akanya gatonya atabasha kuba yamvumbura. Gusa ntabwo yari buze kuba byamara icyumweru pe, tuhita kutujya kwa noteri ndetse abihindure. Yego rwose Freddy ngiye ntugira ikibazo rwose, ntugira ikibazo cy'amafaranga yawe. Ubundi se ko ngi ubuzima narimbayemo narimbumenyereye, rero ntabwo ndi wa mukobwa rwose wakishimira kuba nabona nguhombya ngo nuko mbonye amafaranga nk'aya ngaya. No rwose nubwo papa yanyanditseho imitungo
njye ntacyo bimbwiye ndetse nta n'icyo bintwaye, ahubwo njye icyo nshaka ndetse nshaka no kuba nagufasha ni ukugira ngo basi nyine icyizere kitari buze kuba cyatakara cya papa wawe rwose. rero rindira, ntabwo ari ngombwa twata ko tujya kwa noteri kano kanya. Okay sa, nta kibazo rwose mwiza kandi urakoze pe. ubwo Frederick ngusaba akantu kamwe imbere yuko mva muri runo rugo. Ati okay sa, nta kibazo rwose, niba ushaka ko hari icyo wasaba nta kibazo ndaza kuba nagikora. Ndashaka ko basi ugenda mu mujyi ukabasha nyine ukagenda ukanzanira amagare, wamara kunzanira amagare ukanzana nyine n'ibintu bya Noheli. Ibintu bya Noheli se kandi ni ibiki rwose mwiza? Nyine wowe wagenda ukanzanira imyenda yonyine isanzwe yo kwambara y'abana y'ibikinisho imeze nk'aho ari iy'ibipupe. Ati no se kandi ibyo ngibyo urubuze ko wabimaze iki? Ariko se kandi Freddy, wowe genda ukora ibyo ngibyo rwose ngusabye nta kindi. Nuko Freddy ntabwo yari kubihakana bitewe nuko rwose mwiza yari amaze kubona ko amufitiye agaciro ndetse amufitiye akamaro kenshi cyane, dore ko imitungo rwose yari yamaze kumenya ko ari we bayanditseho. Nuko Freddy yahise kajya mu mujyi, ndetse mu kujya mu mujyi yahise kagenda nk'uko mwiza yari yabimusabye, azana amagare ndetse n'ibindi bintu byose by'ibikinisho. Gusa mu kubizana Freddy ntabwo yari ari gutekereza cyangwa se ngo amenye ibintu rwose mwiza agiye kuba yamukorera. Ariko akibishitse aho ngaho rwose mwiza yahise kamufata ndetse batangira kuba bakishimana, dore ko igihe cya birthday ye rwose cyari cyegereje. Ati se Freddy, rwose bino bintu uri buze kubona utari buze kuba wabikunda? Ati no rwose mwiza, ndi kubona ari ubusazi pe. Wabona umuntu w'umugabo nkanjye rwose yambaye ibintu nk'ibi ngibi by'abana kuko ntiyanseka. Ati no Freddy, wibigira birebere rwose nta birenze, se yabaguseka guhora iki? We rwose bifate nk'ibintu bisanzwe, dore ko wa mugani birasanzwe pe, birasanzwe n'ibintu bisanzwe, ubifata nk'ibintu birenze pe. Okay sa, rwose nta kibazo, reka mbyizere gutyo, gusa ndabona bidasamaje. Ati no birasamaje, nyamara guraza kuba wabikunda. Nuko mwiza yahise kafata Freddy batangira kuba bagenda ku magare ndetse barishima cyane. Gusa barishimye ndetse bagera no ku gihe cya birthday ya Freddy, dore ko byari ibyishimo cyane. Mwiza yahise katuma rwose Freddy yishima cyane, dore ko ibyo byishimo atari yarigeze abibona na rimwe mu buzima, ariko bitewe nuko rwose mwiza yari yaraje mu buzima bwe bwatangiye guhinduka ndetse ku buryo bugaragara rwose. Nuko bavuye muri ibyo byo kuba bakishimisha bahise ko bajya mu cyumba cya Freddy. Ati Freddy, ariko twumvikane rwose bino bintu, urabizi ko rwose none mpari ndi ku kazi ndetse nta n'ikindi kintu rwose ngamije, rero utaza kuba watekereza ibindi bintu ubwo tuje hano mu cyumba cyawe rwose pe. Ati no rwose mwiza, ntugire ikibazo. Gusa nyine mwiza, I'm sorry, gusa nyine nakuzanye hano ntangira kubona ko nyine ari nka business cyangwa ari ibindi bintu bisanzwe, gusa ntangiye gutekereza muri ngiye rwose ko nshobora kuba ngukunda. Oya se kandi Freddy, ntabwo wabinkora pe, nizere kuri kwikinira ndetse kuri kwivugira. No mwiza, ntabwo ndi kwivugira rwose, ndisereye kandi ibintu ndi kukubwira pe ndakomeje. Yego rwose ndabyumva urisereye ndetse ushobora no kuba ukomeje, ntabyo nzi, gusa rwose please nyine wibigira birebere pe, kuko ntabwo byashoboka, ntabwo byava. Murabizi uri umwana mu bakire mani, kandi ngewe rwose urabizi ahantu neza nturukanye ni mu muhanda niho nibera muri rigori. Nyine ndabyumva rwose mwiza, byo ndabyumva kandi cyane, gusa byose bihuriye no kuba natangiye kuba nagukunda koko. Ati no rwose Freddy, ibyo ngibyo byibagirwe pe. Okay nta kibazo, basi reka nkubaze mwiza, basi se turetse ibyo ngibyo ndetse tureka kubyirengagiza, basi se mwiza reka nkubaze, ibyo ngibyo turetse ndetse tukirengagiza ko turuka aho ngaho ndetse no mu marigore nk'uko bivuga, basi wanyemerera ukampa amahirwe njye nawe tugakundana? Ati no nyine Freddy, ntabwo ari uko nanjye nakwanga pe, uri umusore mwiza kandi nanjye nagukunda igihe cyose tumaranye nta ribi ryawe, ahubwo nyine kuba nabona ko njye nawe twakundana n'ubukene bwanjye n'ukuntu nsa urabona siniyitaho, kandi rwose wamenyereye abakobwa b'abakire bitewe nuko rwose nawe uri umukire, nyine ushaka abakobwa bari classic ndetse muri ku rwego rumwe. Yeah of course, nyine hari abakobwa benshi bari ku rwego rwanjye nk'uko bivuze, ndetse n'uko ubitekereza ngo ushobora kuba mbakenera, gusa rwose ntabwo ari uko biri ndetse nsi nuko nguko rwose meze. Igihe cyo shaka ni we gusa, ndetse nyine byaba byiza rwose unyemereye njye nawe rwose tukaguma ndetse tukabana. Ati nyine Freddy, nanjye nakwemera, gusa sinzi ko byashoboka papa wawe ndetse abimenyesha kuba byamugwa nabi. Byamugwa nabi se gute? Kandi nyine ntabwo yabikunda pe. Nuko bakiri muri ibyo ngibyo se Freddy yahise ko yinjira ndetse abasanga mu cyumba cya Freddy. Ati wow, ati Freddy, ndabona rwose mumeranye neza we n'umukunzi wawe. Ati yego rwose papa, tumeranye neza ndetse kandi rwose turishimye. Ati ni byiza rwose kandi n'iby'umugisha, nimba rwose mwishimye nanjye nibyo nakifuriza umwana wanjye. Ati yego papa, gusa nyine papa hari ikintu nshaka kukubwira ndetse cy'ingenzi. Iki se kandi Freddy mwana wanjye?
nyine papa uyu mukobwa ntakubeshye pe, nyine nari nakubeshye. Ati Freddy wambeshye se kandi? Nyine papa nakubeshye ko rwose uyu mukobwa ari we mugeni ndetse ari we tugiye kuba twashyingirwana, gusa narakubeshyaga pe. Ati Freddy ko nari nkuzi ko rwose uri umwana mwiza ndetse ufite ikinyabupfura, ni ukubera iki wambeshye? Basi wari ugamije iki kugira ngo ubashe kuba wambeshye? Nyine papa mbere narakubeshye, gusa ubu ngubu ntabwo navuga ko nakubeshye kuko ibintu byose byabaye ukuri ndetse ubu ngubu usigaye mukunda. Ati wow, ni byiza rwose mwana wanjye nimba usigaye mukunda pe. Ati se umukunda ku ruhe rwego mwana wanjye? Ati papa rwose mukunda ku rwego rw'uko rwose na business zose twazifatanya ndetse ibintu byose tukabikorana. Ati okay, it's your choice kabisa mwana wanjye, ni amahitamo yawe. Gusa nyine Freddy uyu mukobwa rero musore ndetse umuvana hano mu nzu y'iwacu ntabwo nkimukeneye hano rwose. Ati oya se kandi papa musore se kandi kubera iki? Ati Freddy mwana wanjye rero icyari cyatumye uyu mukobwa amuhamagara ndetse kugira ngo mubashe kuba mwabana, impamvu nari nagusabye ko wazana umukunzi kwari kugira ngo ndebe neza ko rwose washobora business, yari test kwari kugutestinga mwana wanjye. None se papa natsinzwe test yawe ndetse n'ibyo wari kunkorera? Ati mwana wanjye ntiwatsinzwe ahubwo watsinzwe cyane, nta n'urusoni rwose ngo umukobwa ngo uramwegurira ndetse mutangire kuba mwakorana business. Musore hano rwose ntabwo nkimukeneye ndetse wafeirinzwe, nyine watsinzwe ndetse na ziriya mpapuro zose rwose zari za pirate. Ati papa gusa ntabwo yasohoka. Ati washinze mbare rimwe kabiri gatatu wasohokeye mu nzu. Ati papa please wituka mwiza rwose ngo nishinze n'umwana mwiza. Nuko mwiza bakimwita inshinze yaseka asohoka ndetse asohoka yirukanka. Gusa mu gusohoka yirukanka Freddy yaseka amufata ukuboko ndetse amusaba kuba atasohoka. Ariko mwiza yaseka ananira Freddy bitewe nuko yaramaze kumva ko se atangiye kumutuka ndetse katangiye kuba yarengera. Ati papa kuko ibi ni ibiki unkoreye? Ubashije kuba watuma rwose umukunzi wanjye asohoka ndetse agasohoka ndakariye? Hana n'urusono umukunzi wawe. Umukunzi wawe se mukunzi wawe ki? Ntabwo mushaka rwose mwana wanjye. Niba ushaka rwose kuba wakora business, tangira uyikore wenyine ndetse wirengagize iby'abagore, ntabwo mbakeneye. Kandi nubwo rwose cyagenda kubeshya ngo kuva mama wawe rwose yagenda ndetse yapfa, ntabwo nigeze ngira amahoro ndetse business sinayikoze neza. Ahubwo rwose kuva mama wawe yapfa niho natangiye kunguka ndetse mbona abakiriya benshi ntangira kwibanda kuri business. Rero nari nagutestinze kugira ngo ndebe ko nawe wabasha kuba wakora business nta mugore ufite. None dore wari utangiye kuba wasa, rero mwana wanjye tangira ukore business, ubu ngubu business ni yawe ndayikweguriye. Gusa ukora uko ushoboye kose tuzongere kwirukanka mu bakobwa rwose mwana wanjye kuko batuma rwose uhomba business ndetse ugatuma ukena. Papa nta mubyeyi kurimo rwose. Ati Freddy uvuze gute? Papa nabisubiramo pe, nta mubyeyi kurimo. Umubyeyi udashaka kubona abuzukuru, umubyeyi udashaka ko nzana umugore, umubyeyi ushaka ko nirukanka muri business gusa ngo ndetse n'ibiki. Bishatse kuvuga ko rwose kuva mama yapfa ndetse byagushimishije ndetse ko wabonyemo inyungu. Ati mwana wanjye ubyita uko ushaka kose, gusa nibyo bizima ndetse nibyo bikwiye rwose, ni nako kuri guhari natangiye kunguka aho mama wawe rwose amaze kuba yapfira. Cyakora papa ntubuze kimwe urantengushye pe. Papa ngiye no kuva muri iyi nzu rwose ngo usige kuko sinshaka kuba nagumana nawe. Ati Freddy ugiye kuba wagenda se urajya he ko nzi neza ko nta handi hantu ufite ho kujya uretse kugumana nanjye? Ati papa aho ngaho niho wibeshye, rero ni naho rwose bituma ukora amakosa. Ndagenda ndetse ngiye kuba nasanga mwiza. Ati he uwe, cyakora ntugire isoni mwana wanjye, kariya gakobwa kagakene ndetse kagatinde ni kujya kuba wagenda ndetse ugasanga ukarutisha amafaranga. Papa amafaranga ntacyo amaze rwose, amafaranga ntahuriye n'ibyishimo byanjye. Uriya mukobwa mugaye gato rwose tumaranye yampaye ibyishimo ndetse yaranejeje. Rero ndagenda ndetse papa ndagusize, ntuzongere no kusa papa ndakwanze ndetse uri umuntu mubi. Ati Freddy koko biri seriyo uragiye? Ati yego rwose papa ndagiye ndetse sinongera kugaruka mu buzima bwawe. Nuko Freddy yaseka asohoka ndetse asohoka yirukanka kuri mwiza amuhamagara. Mwiza yamwumvishe gusa akomeza kuba yagenda yirukanka. Ati mwiza please wambabare rwose ukabasha kuba wahagarara. Nuko mwiza yaseka ahagarara ndetse atangira kuba yaganira na Freddy. Ati Freddy uri kunshakaho iki se kandi ko mwamaze kubona ko rwose ntacyo nkibamariye mu muryango wanyu? Ati no mwiza urabizi neza rwose nari namaze kukubwira ko ngukunda, rero sinzi impamvu ndetse sinzi n'ahantu uri kujya unsize rwose. Ati nyine ndagusigiye ndetse ngusigiye amafaranga yawe ndetse n'ubutunzi bwawe ndetse ugende wishimiye wowe na papa wawe rwose kuko njye ntabwo ngikenewe pe. Oya rwose mwiza, nyine ubuzima bwanjye ndetse n'ibyishimo byanjye rwose ntabwo bihari udahari. Niyo mpamvu rwose ngusabye kugira ngo basi unyemerere tugumane ndetse tubane. Atari ko warasaze Freddy, ese ubwo ngubwo ibintu uri kwivugisha basi waba uzahantu ntaha?
rwose ntabwo ngiye nyine ibyo ntabwo mbyitayeho pe donkeye icyo nshaka rwose no kugira ngo mbane nawe basi mbashe kuba nakishima. Ariko Freddy ibyo bintu uri kuvuga uzi ko ngiye mba muri rigore ndetse ko n'iyo imvura iguye rwose nyagira. No ntacyo bitwaye rwose ndabizi neza mwiza tuzahabana ndetse tuzaba nyine tuzatera imbere ndetse tubona amafaranga pe. Okay sa nta kibazo ubwo ubishaka dore ko nanjye rwose natangiye kugukunda n'umanye nawe twagenda ndetse tukabana. Nuko Freddy yase kafata umwanzuro ndetse ava iwabo aragenda ajya kubana na mwiza rwose ari umukene ndetse utaha muri rigore. Inkuru yacu y'urukundo nahangaha irangiriye. Gusa ukuri guhari ndetse kutazigera guhinduka rwose urukundo nta kintu kijya kirusimbura. Kandi rwose burya ngo nubwo amafaranga yaza rwose amafaranga ageza agashira ndetse rwa rukundo rukaguma ruhari. Gusa yashize rwose urukundo ntabwo ari ruhari rwose buri wese aragenda ndetse agaca inzira ze. Ndabakunda cyane nkomeza kubibutsa gukora subscribe kugira ngo mukomeze kunyereka urukundo ndetse mukomeze gukurikirana inkuru zose zinyura kuri YouTube channel. Imana ikomeze kubarinda ndetse ibarindira n'imiryango yanyu. Kora share ndetse na like. Imana ibahe umugisha ndabakunda cyane. Ciao ciao.